turongeye turabasuhuje inshuti bakunze ba NZIZA Business Group Limited, by'umwihariko mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu cyangwa se imari zose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu tubicishe kuri iyi channel yacu ya NZIZA Market. Reka rero twizere yuko mukomeje kugubwa neza, twizere yuko muri amahoro aho muri hirya no hino ku isi. Rwose dukomeze kubifuriza guhaha mu karonka kandi no gukomeza kugira ibihe byiza mu byo murimo byose. Nkuko rero mwakomeje kugenda mubireba mu mashusho, tugiye kubereka cyangwa se turi kubatambagiza cyangwa se twabatambagiriye inzu nziza y'amatafari ahiye yose. Ni inzu ikomeye cyane y'amatafari ahiye ndetse na clôture yayo ni amatafari ahiye. Mbese ni inzu yubatswe cyangwa se yubatswe mu bikoresho bigezweho bijyanye n'igihe. Iyi nzu rero iri mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, ahazwi cyane nk'iGasogi. Gasogi rero akaba ari agace ko mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera, ariko akaba ari agace kazwi cyane Gasogi ndetse gakunzwe cyane yuko ari ahantu heza hubatse neza muri quartier nshyashya, hafi cyane yo ku Murindi cyangwa se hafi cyane y'isoko ryo ku Murindi. Niho rero iyi nzu iherereye, muri quartier y'ahazwi nko kwa KDI, niho iyi nzu iri muri iyo quartier. Iyi nzu ikaba yubatswe mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 500, ni ukuvuga 25 kuri 20. Hanyuma kandi ikaba yubakishije amatafari ahiye yose ndetse na clôture yayo. Akarusho k'iyi nzu nuko ifite ibyumba 4 yose. Inzu yose hamwe ifite ibyumba 4, douche na toilette 3, salon, salle à manger ndetse na cuisine yo mu nzu, kandi byose bikaba bikoze. Si ibyo gusa rero kuko hanze ihafite jardin ihagije nini, ikagira ndetse na parking nini cyane n'amanex. Mbese ni inzu mu by'ukuri ijyanye n'igihe, ni inzu ijyanye n'igihe isakaye mu buryo tuvuga ko bugezweho. Inzu rero ntikwiriye kugucika mu by'ukuri, kubera yuko twayizanye hano kubera yuko iri ku isoko. Iyi nzu iri ku isoko, iragurishwa kandi iragurishwa amafaranga atari menshi na gato, kandi ikaba ari inzu y'imari yujuje buri kintu cyose. Iyi nzu rero ntigucike, kubera ko amafaranga ishaka ntabwo ari menshi. Ni inzu y'amatafari ahiye ajyanye n'igihe, cyangwa se ikaba ijyanye n'igihe, ikaba yujujemo ibyangombwa byose nkenerwa, ndetse ikaba iri no mu kibanza Kigali, ikaba iri no muri quartier nziza hano iGasogi, aho bita mu Yabakora cyangwa se muri quartier yo hafi yo kwa KDI. Iyi nzu rero ntigucike kubera ko amafaranga ishaka ntabwo ari menshi. Aha ngaha rero ni mu gipangu mo imbere, murabona yuko rwose ari inzu isetebuye cyangwa se imeze neza cyane, idakwiriye kugucika. Iyi rero iracyari NZIZA Business Group Limited, kampani ya mbere hano mu Rwanda mu kugufasha kugura cyangwa se kugurisha umutungo wawe utimukanwa mu buryo bwihuse kandi rwose bwizewe, aho tuba tukurangira imitungo igurishwa ariko iri ahantu heza, hatarimo za litige, hatarimo ibindi bibazo byose, hatari mu manegeka, hatari ibindi byahagenewe bivuga ngo uzimurwa ejo cyangwa ejo bundi. Iyi nzu rero ntabwo ikwiriye kugucika utayiguze mu by'ukuri. Si ibyo gusa rero kandi kuko turanabimura. Iyo ukeneye kwimuka aho wari uri, uva aho wari uri ujya ahandi, nabwo turakwimura, tukaguha imodoka igapakira ibintu byawe, tugategura rido, tukazimanika, ibitanda tukabifunga, ibintu byose tukabishyira ku murongo, kandi ugasanga uko twabiguhaye ariko bikimeze. Ugataha wiryamira. Ibintu rero bijyanye no kwimurwa cyangwa se no kwimuka, ibyo ngibyo nabyo ni bimwe muri serivisi NZIZA Business Group Limited nyuma yo kubarangira, nyuma yo kubagurishiriza. Iyo n'indi business NZIZA ibasha kubafasha.
iyi nzu rero, iyi nzu reka tubibutse yuko amafaranga ishaka, murabona parking yayo uko imeze, hari ibumoso imbere ya salo ni jardin, ruguru ni mu manex. Inzu ni ahantu haryoshye cyane, ariko kandi hashaka amafaranga make cyane, kubera ko iyi nzu muri rusange ibyo bindi nagiye mvuga bitariho, iyi nzu mu by'ukuri iragurishwa cyangwa se irashakamwo miliyoni irashakamwo miliyoni 50 zonyine ziri negosiyabule. Vuba ni ibihumbi 50 by'amadolari biri negosiyabule, cyangwa se miliyoni 50 ariko ziganirwaho, miliyoni 50 ziganirwaho. Rero iyi nzu y'amatafari ahiye ya Kabgayi, iyi nzu iri muri karitsiye ihenze yo kwa KNC, karitsiye ikibanza kigura miliyoni 15 kuzamura, niyo make ashoboka, biragoye yuko wanakibona miliyoni 15. Rero kuri iyi nzu turakugabanyiriza cyane ubashe kuyigura udahenzwe. Iyi ngiyi iracyari NZIZA Business Group Limited. Tubibutse yuko kandi mufite ibibanza cyangwa se mushaka kubigura, ariko kandi mushaka no kubaka, tubakora amapura y'amazu, tubakorera amapura cyangwa se ibishushanyo mbonera mu buryo bw'igihe gito gishoboka kabisa, ndetse tukabubakira kandi neza cyane. Niyo mpamvu rero kwiyubakira ari ingenzi cyane kandi tubigufashamo. Ni karibu muri NZIZA Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Uramutse ushaka iyi nzu rero, uramutse ushaka iyi nzu, ushaka kugura iyi nzu wayikunze, n'ubundi waduhamagara kuri nimero zacu zisanzwe arizo 0788 48 67, cyangwa se ugahamagara kuri 0781 2 3 0 1 2 3. Yes, si ibyo gusa rero, si ibyo gusa, kubera ko iwacu umukiriya ari umwami, ntabwo twavuga ngo tuzicara turindire. Yes, niyo mpamvu tubabwira yuko mushobora no kugenda mugana izindi serivisi zacu, uretse kububakira no kubakorera amapura no kubimura. Tubasha no kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tubasha kubamanagingira imitungo yanyu, tukayibyaza umusaruro, tukabazanira abakiriya bayikodesha, kandi rwose tukabafasha no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa cyangwa se iyubahirizwa ry'amasezerano. Ariko kandi tubikora mu byo twita property management. Tubasha kukumanagingira umutungo wawe, tubasha kukumanagingira imitungo yawe, kandi rwose neza cyane. Yes, iwacu rero muri NZIZA Business Group Limited, umukiriya ni umwami. Tubibutse yuko iyi nzu mukomeje kureba iri mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, birumvikana mu murenge wa Ndera, ahazwi nko mu Yabakora, mu kagari ka Cyaruzinge, hariya rwose i Gasogi, hafi cyane yo kwa KNC. Iyi nzu reka bishaka miliyoni 50 zonyine, miliyoni 50 z'amanyarwanda ziri negosiyabule nk'uko nakomeje mbivuga, ariko kandi zikaba ziganirwaho. Wayishaka rugahamagara kuri ziriya nimero twagiye tubabwira, ariko kandi ushobora no kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa NZIZA Market, hose twitwa NZIZA Market. Ariko kandi ushobora no kudusanga aho dukorera ni hariya ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje neza umanuka usa n'ugana Nyabugogo, ni etaje ya kabiri ikurikirana ni Yamaha yanditseho Shema House. Dukora muri etaje yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari hareba rwose ku Gisozi. Inzu ntigucike niba wayikunze kabisa, inzu ntigucike, ni imari. Iwacu rero muri NZIZA Business Group Limited, umukiriya ni umwami kabisa. Yes, komeza rero ukande subscribe, wowe utarakanda subscribe, kugira ngo ukomeze urebe imari zose tukugezaho umunsi ku wundi. Ari nako kandi ukanda kukazogera hariya kugira ngo ujye ubona notification. Turabakunda cyane muri NZIZA.